Ikigo cy'igihugu cy'ubuhinzi n'ubworozi RAB binyujwe mu mushinga OFAB wateguye amahugurwa agamije kongera ubumenyi n'ubushobozi mu gusobanurira ndetse no gufasha urubyiruko kumenya ikoranabuhanga rishingiye ku buhinzi. Aya mahugurwa yatangiye kuri wa gatandatu aho urubyiruko ruhagarariye abandi baturutse mu turere dutandukanye tw'igihugu. Nk'uko bitangazwa na Dr. Nduwumuremyi Atanazi, umukozi w'ikigo cy'igihugu cy'ubuhinzi n'ubworozi, akaba umushakashatsi ndetse akaba ari n'umuhuzabikorwa w'umushinga OFAB. Yasobanuye ko kuba urubyiruko rukora ubuhinzi rusobanukiwe n'ikoranabuhanga mu buhinzi bizafasha guhindura imyumvire y'abahinzi mu kumva akamaro ko gukora ubuhinzi nk'ubu ngubu. Ahantu henshi mu bihugu byinshi bya Afurika ntabwo abantu bumva neza uburyo ibyo bihingwa biba byakozwe, uburyo biotechnology cyangwa se ibyo bita ngo ikoranabuhanga mu buhinzi, nubwo rifite harimo inyito nyinshi ariko ntabwo bahita babyumva neza. Bamwe bahita bakangarana iyo bumvise ngo ibihingwa byahindura uturemangingo se cyangwa GMOs cyangwa genetically modified crops, usanga bagize ubwoba. Niyo mpamvu twavuze tureka dutumire urubyiruko tuganire narwo. Urubyiruko nirubyumva neza ruzabasha kubigeza ku bahinzi cyangwa se n'abandi bantu bose bakeneye kugira ubumenyi bwimbitse muri ibyo bintu, ariko ntibagendere ku nkuru zitari zo, ku nkuru zivuga ko ari bibi. Wenda murabizi ko hano hanze bavanga ibituburano, ariko navuga ko ntabwo ibituburano ari bibi kuko biradutunze, nibyo turya, niko navuga, nta kibazo rwose gihari. Abahinzi rero ni dukorana n'urubyiruko, abahinzi kubageraho bizatworohera kandi byihute. Barasabwa iki? Mwe mubuza bafasha iki? Ni ukuvuga ngo urubyiruko turakomeza kuruhugura, tukomeze turwereke ibyo bintu dukora, noneho rudufashe kwihutisha ibyo bintu turi gukora. Urumva umuntu kubakiye ubushobozi, iyo umuntu akwigishije, umuntu akaguhugura, ni inkunga buriya navuga ikomeye, kandi bizagira umusaruro, tuzabibona kuko urubyiruko twizeye ko rufite imbaraga zo kudufasha. Ese mukurikije ko akenshi dukunze kubona bari mu rwego rw'ubuhinzi ari abantu bakuru, mubona ruhagije ku buryo twakwita nk'umusemburo wenda mu kazi rwakora kugira ngo rwumvikanishe biotechnology n'ubundi mu buhinzi? Urakoze. Ubundi mu bihugu byateye imbere usanga ubuhinzi budakorwa n'abantu benshi, usanga ubuhinzi bukorwa n'abantu bakeya ariko babukora kinyamwuga. Abantu benshi rero mu Rwanda bakora ubuhinzi barashaje, ariko ni benshi cyane. Dukeneye ko ubuhinzi bwacu buzakorwa n'abantu bake ariko bafite ubumenyi buhagije, bakabikora kinyamwuga. Ntekereza ko urubyiruko ntabwo dukeneye benshi cyane, ariko dukeneye abantu babyitabira, babijyamo, bakabikunda, bakabikora kinyamwuga. Kubera imyumvire inyuranye y'abantu banyuranye ku bw'inyungu bafite mu bucuruzi na politiki, havugwa byinshi bigamije gupfobya no guha agaciro gake ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu buhinzi, aho usanga havugwa yuko ibihingwa byahinduriwe uturemangingo bigira ingaruka ku babirya, n'andi makuru adafitiwe gihamya n'ubushakashatsi. Ahantu henshi mu bihugu byinshi bya Afurika ntabwo abantu bumva neza uburyo ibyo bihingwa biba byakozwe, uburyo biotechnology cyangwa se ibyo bita ngo ikoranabuhanga mu buhinzi, nubwo rifite harimo inyito nyinshi ariko ntabwo bahita babyumva neza. Bamwe bahita bakangarana iyo bumvise ngo ibihingwa byahindura uturemangingo se cyangwa GMOs cyangwa genetically modified crops, usanga bagize ubwoba. Niyo mpamvu twavuze tureka dutumire urubyiruko tuganire narwo. Urubyiruko nirubyumva neza ruzabasha kubigeza ku bahinzi cyangwa se n'abandi bantu bose bakeneye kugira ubumenyi bwimbitse muri ibyo bintu, ariko ntibagendere ku nkuru zitari zo, ku nkuru zivuga ko ari bibi. Wenda murabizi ko hano hanze bavanga ibituburano, ariko navuga ko ntabwo ibituburano ari bibi kuko biradutunze, nibyo turya, niko navuga, nta kibazo rwose gihari. Abahinzi rero ni dukorana n'urubyiruko, abahinzi kubageraho bizatworohera kandi byihute. Ibi byagarutsweho ku cy'urubyiruko rugiye gukora mu gukora ubuhinzi bw'umwuga kandi bukozwe hakoreshejwe ikoranabuhanga, ari nayo mpamvu urubyiruko rwatumira muri aya mahugurwa. Impungenge namara abantu kuba produit ibibona, mbese ikinyomoro kibona neza ku isoko, hari ikibigiramo uruhare. Urwo ruhare rero ntago ari uko ndagendera muri ya myumvire ya kera, ahubwo ndavuga ikintu kugira ngo kigere ku isoko, za Rwanda FDA bazamanje kubipima no kugira abakizane mu gihugu, haba hari inzego zabikurikiranye. Nkatwe muri aya mahugurwa twaje kwigishwa gukoresha ikoranabuhanga rihambaye rirenze iryo twari dusangana. Icyo rero twaje twitezemo ni ukugira ngo dufate amakuru twari dusanganwe ya za fumbire tubona ku isoko
n'andi makuru bagiye kutwigishiriza hano kugira ngo bikomeze kunoza wa musaruro tujyana ku isoko na bwa bwiza bwa cya gicuruzwa, no kugira ngo n'abantu bajye babigura babikunze kuko tuba twabihuguwe n'abantu babihagazeho. Twaje muri aya mahugurwa kugira ngo batwigishe uburyo twakora ubuhinzi bujyanye n'ikoranabuhanga, kandi kuko mu byo tumaze kwiga tumaze kubona ko njye twaracikanwe ko burya byari byiza cyane, kuko nimba umuntu ashobora kuba afite hegitari ariko akavuga ngo ibintu ari guhinga hamubanye hatoya, nyamara kugeza zino saba batwigisha uburyo wahinga aho hantu kandi ukahinga ibintu byinshi kubera ikoranabuhanga bagiye baduhuguramo, twaje gusanga byaba bifite agaciro kurenza uko twahingaga duhinga uko tuboye cyangwa se muri bwa butaka butoya. Ariko ikoranabuhanga ryaje ribikemura, twasanze ari byiza kuburyo tugiye kubishishikariza n'abandi bose tuba turi gukorana hasi, b'abahinzi batoya n'abandi duturanye tuba twegeranye, nabo bamenye ibyiza by'ikoranabuhanga kuko niryo rigezweho muri iyi minsi turimo. Avantage irimo nuko byera ahantu hato kandi bikera ari byinshi, kandi bigaguha umusaruro mwinshi kandi kwa parcelle gatoya. Noneho ikindi, iyo kuye dukorana na rabu mu buhinzi bwacu, ni ukuvuga ngo kumwe usanga imbuto zabuze, igihe imbuto zabuze bamwe bakoresha imbuto zisanzwe, twebwe imbuto tuzibonera ku gihe kandi tukazibona zikera mu gihe cya nyacyo. No wenda sinzi uburyo nabibasobanurira ngo babyumve nabo, ariko ntago bari bitubura nkuko babivuga, kuko ni uburyo baba bakoresheje kugira ngo imbuto baguhaye aba ari imbuto yizewe, apana ahubwo kuba ari za mbuto bagenda bapfa gutoragura uko babiboneye, ahubwo n'imbuto yanyuze ahantu hizewe kandi itanzwe na Minisiteri yabikoreye ubushakashatsi. Ubuhinzi bw'ikoranabuhanga twaturi mu buhinzi bwa gakondo, kandi dushaka ngo duhaze isoko. Nta soko wari hazi ugikora mu buryo bwa gakondo. Shaka uburyo bw'iterambere bw'ikoranabuhanga kugira ngo n'abazungu cyangwa se n'abanyamahanga tubone ko twazamuye umusaruro. Tuzamure umusaruro duhaze isoko. Mu kigo cy'igihugu RAB, ubushakashatsi burakomeje ku bufatanye n'ibigo bitandukanye kugira ngo ubuhinzi bubashe kugera ku gipimo cyiza cy'umwuga, ariko n'ikoranabuhanga ritibagiwe. Kenshi hakunze kugaragara abantu bakuru kandi bitabira ubuhinzi. Muri iki gihe rero urubyiruko ruhamagarwa kwinjira mu mirimo y'ubuhinzi bukoresha ikoranabuhanga kugira ngo rubashe no kurikundisha abataryumva. Biri mu mpamvu zatumye urubyiruko rutumirwa. Uyu ni umwe mu bashakashatsi akaba n'umukozi w'ikigo cy'igihugu RAB mu ishami rya biotechnology cyangwa se mu bushakashatsi mu bijyanye n'imbuto. Ni byiza cyane muri aya mahugurwa twibanze ku rubyiruko rukora ibijyanye n'ubuhinzi ndetse no kongera umusaruro, kubera yuko ikoranabuhanga mu buhinzi risaba abantu bafite imbaraga, bafite courage muri ibi bikorwa. So iyo rero murabizi amateka yacu y'ubuhinzi bwacu, ubuhinzi burimo abantu bafite imyaka myinshi cyangwa se bakuze. Icyo gihe rero iyo twemvovinze cyangwa se dushyizemo cyangwa se duteye imbaraga urubyiruko ruri mu buhinzi kugira ngo ruhinge bakoresheje ikoranabuhanga, niyo ntego yo kubona umusaruro ufatika. Kubera iki? Iyo urubyiruko rufite amaboko, rufite imbaraga, rufite n'ubwenge, kuko muri iki gihe mu mashuri bagenda babigisha ubuhinzi bwa kijyambere, kandi natwe nicyo dushaka kugira ngo ubuhinzi bwa kijyambere bugerweho mu mpande zose. So ubu rero uru rubyiruko turi kumwe narwo kugira ngo dukomeze kubashishikariza gukora ubuhinzi bwa kinyamwuga bishingiye ku buhinzi bujyanye n'ikoranabuhanga. Rero iyo rubyinjiyemo neza rurabikunda, rukabikundisha n'abandi. Ikindi kiyongereyeho, iyo babikora cyane n'urundi rubyiruko ruri munsi yabo babasha kubigiraho kuko ni bakuru. Ubu gahunda ihari ni uko tugomba kuzamura imbaraga z'urubyiruko mu buhinzi bujyanye n'ikoranabuhanga. Muri aya mahugurwa RIAF, ihuriro ry'urubyiruko rikora ibijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi, ryagaragaje urubyiruko amahirwe menshi urubyiruko rufite ruba rwaratekereje kujya mu buhinzi bw'umwuga. Ibi bikaba biruha amahirwe yo kupiganwa ku rwego rw'igihugu ndetse n'urwego mpuzamahanga kugira ngo babashe kuzamura byinshi bakora. Ngabire Alice ni umukozi wa RIAF. Icyambere nibo bwa mbere bagomba kurikoresha kuko niko kazi bakora. Bano ni ba rwiyemezamirimo turi kumwe hano bakora mu buhinzi n'ubworozi. Dufitemo abahinzi,
bikomoka ku binyampeke dufitemo abongera agaciro, nibo abantu ba mbere bagenewe kurishyira mu bikorwa kugira ngo abatunganya abongera agaciro bakeneye umusaruro uhagije kugira ngo babone uko babasha guhaza isoko. Nibo ba mbere bo kurigira iryabo bakabikoresha kugira ngo umusaruro bakeneye uboneke. Turavuga gupromoting ikoranabuhanga mu buhinzi, bwa mbere kubanza gutandukanya ikoranabuhanga mu buhinzi tuvuga ku ruhe rwego. Ahangaha rero twari turi mu bijyanye na biotechnology. Ikintu cya mbere biraza gufasha aba bajeni, iyo turebye uko twese turabizi neza ko ubwiyongere bw'abaturage buriyongera kandi ubuso dufite bw'ubutaka ntabwo bwiyongera. Ikintu kibaho ni ugushaka ikintu cyatuma tubasha kongera umusaruro ku buso butoya dufite. Nta kindi ni izo tekinoloji zigomba kudufasha. Dufate nk'urugero, ibigori twatangiye duhinga kera n'ibigori duhinga ubu ngo tukigendera kuri ibyo twahingaga, ntabwo twakaba tubasha guhaza aho turi, ntabwo twaba tuhageze. Niyo mpamvu ugiye kumva ngo hari ibigori bya hybride, biba byaturutse kuri iryo koranabuhanga biba ryagiye rikorwa ritandukanye, bagenda batoranya ibigori byiza bakabivanga n'ibindi kubibasobanura mu buryo bwo kubwira nk'umuntu utabirimo nka siyanse byangora, ariko ni inzira nyinshi cyane baba baciyemo. Mbere kugira ngo abantu bajye mu ikoranabuhanga hari habanza ubushakashatsi. Ikoranabuhanga rica mu rwego rw'ubushakashatsi, bakabona ibisubizo by'ubushakashatsi, hakabaho amagerageza. Iyo hamaje kubaho amagerageza, hari bamwe mu rubyiruko bashobora kuba bamwe mu bakorerwaho igerageza cyangwa se mu bakora amagerageza. Igihe imbuto ikiva mu bushakashatsi, bakaba ari bamwe bashobora gutera iya mbere bari gukora mu igerageza. Ariko noneho iyo amagerageza arangiye, haba hasigajeho gusakaza ikoranabuhanga, umusaruro uvuye mu ikoranabuhanga runaka. Bimwe mu byo OFAB ikomeje gukora ni uguhugura abantu bari mu ngero zitandukanye bafite aho bahurira no guhindura imyumvire ku buhinzi mu gukoresha ikoranabuhanga. Ibi bikaba bishobora kuba igisubizo cyo gukemura ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa mu gihe abaturage biyongera ariko ubutaka ntibwiyongere.